Ikaze kuri Itange TV show. Itange TV show turabasuhuje. Amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba, mwese twishimiye kubana namwe. Hari umuntu wumva uburyo tuvuze izina rya channel yacu akumva biratandukanye, ariko buriya biterwa naho umuntu aherereye. Wavuga Itange, wavuga Itange, mwese twishimiye kubana namwe, kandi byose biterwa naho umuntu aherereye. Uri umunyamahanga turakwakira, twishimiye kubana nawe, twishimiye yuko udukurikira. Uri umunyarwanda turabyishimiye. Ikindi duhora twishimira uburyo mudukora subscription, mwifuza ko dutera imbere. Comment zanyu yabigaya yabishima inenga itwereka uko twakomeza ibintu bikarushaho kuba byiza. Ishima nayo itwereka ibyiza dufite. Ibyo rero turabibashimira. Dushima like zanyu, share zanyu, kugira ngo tube twagera kure, tugere n'ibwota amasimbi. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga, abanyarwanda, mwese turabishimiye. Rero hari ibintu biremerera abantu muri iyi minsi. Ntago navuga ngo ntibabivuga, ntago navuga ngo yego hari ababivuga, hari abatabivuga. Ni ukuvuga ngo ariko hari abaheranwa n'agahinda mu buzima bwabo. Buriya hari ukuntu tujya tubona abantu bamwe batanga ubuhamya bavuga ibintu byababayeho. Yego bimwe na bimwe twabigize ubutekamutwe, ariko rimwe na rimwe biba ari n'ukuri, kandi noneho biruhura umutima. Si nyiri kubivuga wenyine biruhura, ahubwo n'ubyumvishe biramuruhura. Hari umuntu ugira gutya, hari nk'umuntu ushobora kukuganirira akakubwira ati mfite abavandimwe. Ati muri abo bavandimwe nabavutsemo ngira gutya, kubera impamvu zitanturutseho, bose barakira njyewe ndakena. Bijya bibaho cyane. Ngira ngo nimbivuga abantu benshi barabyumva ko bijya bibaho. Cyangwa se ugasanga wenda uvukana n'abandi, bose bagize amahirwe, bagize ingo nziza, barashatse, wowe ubyariye iwanyu. Mu by'ukuri nawe ntago wabihisemo, ariko ikintu kibaho uhita rimwe na rimwe uhinduka nk'igitutsi. Ugasanga bari kukugaya. Rimwe na rimwe bakavuga ngo uri ikigoryi cy'umuryango, ariko buriya iyo urebye neza usanga ari uko utakize nkabo. Ibyo bintu rwose njyewe navuga mbivuze kubera yuko hari abantu benshi tumaze iminsi tuganira, ugasanga icyo kibazo baragifite rwose, ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Kandi rwose njye nabwira, niba waragiriwe ubuntu kandi iyo unarebye usanga nta n'icyo wakoze buriya kumurusha, ntacyo uba warakoze pe. Ni uko uba waragiriwe ubuntu, ibintu bikagenda neza,
warangiza ugatangira kuvuga ngo uriya ngo ni uko yitwaye nabi, niyo mpamvu abyarira mu rugo, niyo mpamvu bigenda gutya na gutya, njyewe nihagazeho, ariko burya iyo urebye usanga atari uko byagenze. Akenshi iyo urebye, yego nanone tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire, rimwe na rimwe ntago nanone ngiriye abantu inama ngo n'abo ngabo, yego hari uruhare rwo kugira ngo ibintu byacu nabyo bigende neza, narwo nyine bagomba kurutekerezaho. Ariko njyewe ikintu navuga, ahanini dukwiriye kugerageza kumva bagenzi bacu, kuko rimwe na rimwe ibibazo bahuye nabyo akenshi usanga ntago ari bo babyiteye, kandi nawe ibyiza ufite buriya nta nubwo usanga ari we wabigizemo uruhare cyane. Ariko nakongeraho ijambo ngo dukome urusyo dukome n'ingasire. Nuko rero twikomereze. Tugikomeje ngo umugabo nyamwanga kumva, ngagira gutya, gahuye n'impyisi. Ahuye n'impyisi baragendana. Bagiye guterera umusozi wa Rwigerero. Abona impyisi yananiwe cyane. Ariko se undi umugabo w'ibigufu, kandi nyamara buriya nanjye iyi nyamaswa yazantabara, ntawamenya. Wagira gutya nkaba nayiha karifuti, nkayitabara nkayishyira ku mugongo, nkayigeza haruguru. Ariko ubwo ibyo yabikoze, impyisi yari itangiye kumutakambira. Impyisi itangira kumutakambira ati se wampetse koko, k'abantu mugira imbaraga, wampetse. Ubwo ngo nyamwanga kumva, impyisi yayikubise ku mugongo. Baragenda bageze haruguru. Wari umugabo w'ibibaraga cyane, w'ibigango koko. Umukecuru wari uri guhinga aho ngaho hirya, ngo ari kumwe n'abakazana be. Akoma induru ati ye baba we, dore umugabo uhetse, dore umugabo uhetse impyisi. Wa mugabo ubwo ntabwo bufite, nta bakazana barahindukira. Ati shyira hasi, iraza kukurya. Nyamwanga kumva araceceka. Menya hari yaratekereje yuko bamugiriye ishyari. Baragenda bageze imbere. Ariko ubwo nyamwanga kumva, ariko anahumagira, impyisi nayo iri mu mugongo. Ubwo yagendaga imureba, yaranamuhemaga. Ubwo
abahuye n'umusaza. Umusaza uri kwisanira urugo rwe. Arahagarara amwitegereza. Atase wa mugabo we, ubwo ugira ubwenge? Ubwo uhetse impyisi koko? Nyamwanga kumva aricecekera. Arakomeje aragiye. Aragiye arazamutse agiye kuminuka umusozi. Arongeye ahura n'abasore n'inkumi bavuza induru. Ati dore umugabo we, uriya mugabo ndabona ntari aho muzi kandi dore umugabo uhetse impyisi we, tiye baba we, buriya ntabwo bafite. Nyamwanga kumva noneho yari yarambiwe urusaku rw'abantu. Barazamutse. Baminutse umusozi. Impyisi iti nshyira hasi nkurye. Umugabo atari ko se ko wampyisi ukuntu nakugiriye neza, uzi n'ukuntu abantu bansakurizaga, simbyiteho nkakugirira neza. Ubwo koko ntago umpemukiye koko? Ntago waba umpemukiye? Nshyira hasi nkurye. Ntago uri kumva? Impyisi bayikuye mu mugongo. Impyisi iramurya. Ubwo rero mwa bantu, mwe rwose, umuntu wa mbere yaramubwiye, uwa kabiri aramubwira, uwa gatatu aramubwira. Uzatinye ijambo rivuzwe n'abantu batatu. Ako niko kantu k'ubwenge tumenye kuri uyu munsi. Uzatinye ijambo rivuzwe n'abantu batatu. Ubwo rero ndabashimiye ko mwabanye natwe. Kora share kugira ngo tugere kure, like, comment, subscription ntizihagarare ku bantu bashya. Ciao ciao. Nakagaruka.